ariko ubundi mwahuye gute banza umbwire story nawe iminota itaradushira tutarayiganiyeho twahuye gute en fait twahuriye i Remera ariko bwa mbere umubonye bari mu mwaka 2018 irangira 19 le premier z'ukwa mbere le premier z'ukwa mbere kuri bonane ndumva le premier z'ukwa mbere ariko twavuganye bwa mbere 2019 nibwo mwavuganye bwa mbere nibwo mwahuye nibwo wamubonye nibwo mwavuganye nibwo twavuganye bwa mbere tuvugana nabwo wari umubonye ubwo ni bonane 2018 cyangwa 2019 2019 itangiye pastori rero ubwo mwari muri he muhuriye nigo nari ngiye gusohora indirimbo se indirimbo y'umutima ya ndirimbo nkunda cyane ya mbere tutavuze hejuru iyo ndirimbo banzu itubwire twumva ukuntu indirimbo yaguhuje n'uwaje kuvamo umugore wawe w'ibihe byose umutima wow ya ndirimbo nkunda actually kamumvishaho gatoya indirimbo Yverry akunda y'ibihe byose indirimbo yamuhuje n'umugore we reka gato nyumvishaho abakunzi bawe kuko ni indirimbo y'amateka kuri wowe bumve story y'ukuntu wahuye na Vanilla ntabwo byoroshye story zigeze aharyoshye ovaga bigenda gute nanagiye kwifotoza yo gukira kwa kundi mushyira ku makava y'indirimbo mugiye gusohora duhurira aho hantu yari etaje nini duhurira aho ngaho nyine aho nanagiye kwifotoreza mbona nyine zuba kiri gutambuka aho ngaho hashya nabonye ibintu by'imirasire bikubise ukuntu biyorwa ibyari naho ngaho niho namuboneye navuga ariko rero wamugani abantu babaho mani irarema pe yakoraga kuri studio nawe yarahaje yari ari muri gahunda ze zisanzwe kwa kundi Imana ihuriza abantu aho muri studio imbere nyine nawe winjiyemo naramuhamagaye aho ngaho nari namuhamagaye aransanga yarararound wowe waramubonye hanze uramuhamagara umukobwa mwiza nkuri uramutinyuka uramuhamagara mutaziranye none se nimba ari Imana yari yanyoherereje byari kugenda gute nagomba kumuhamagara nanjye nzi ko nabikoze ni wowe wamwiyamagariye cyane bro bimamo true story naramubwiye ngo muze hano ngaza nkabafite urumva nakoze approach nyine nk'umuntu nkuko nyine nawe ubonye ikintu cy'agaciro wakora approach niba uko wagenda nawe uri kubyumva ngake ntabwo ubwira ngo we ngo ngwino hano ntabwo bibaho oya nyine impamvu nshaka kumenya uko byagenze bro nawe urabizi abakobwa beziro kugira ngo muterete cyangwa namwegere abenshi ahita anakureba ukuntu gusa nabeza gusa n'abandi bose bihagazeho niko bambera umukobwa wese bihagazeho hari ukuntu wegera umuntu ukuntu mu buryo akumva gute cyane nambaye umupira w'icyatsi byo nambaye icyatsi ubwo cyangwa hoya man kigera nambaye umupira w'icyatsi ndabyibutse umubwira gute icyatsi hari ukuntu gituma n'umuntu asa neza buriya nacyo muzabyita ndashaka kumenya ijambo rya mbere wamubwiye kugira ngo yemere no kuvugira oya naramwegereye ndamubwira amakuru ni meza mumeze mutego ndambwira uri mwiza kabisa komeye ntaga amaso yanjye ari cyiza bayaho
ayo barakanta kazira Oya, amaso yanjye ntabwo bagambira mu kintu cyiza kuva yaho kabisa nabwiye eba nakubeshye pe icyo kintu birakomeye pe nambwira nitwa gutya nkora ni ibi ngibi naje hano muri ibi ngibi n'ubu utari busy turavugana yarambwira nandi gukora nambwira ugerageze twese tuvuge so nanjye ndakomeza ndacunga aho namuboneye ndagenda ndamuvugisha nabwira niba bishoboka nyine se bagumije uracunga ntabwo yahise agwa nimero ya telefone ahubwo yavuga n'ibikunda nambwira ubwo nyine nyuma yaho mbere ko njya kugenda ndamuvugisha ndambwira none se ari nta kizero ufite ko ntabiragize ari bukwibuke oya waba uzi ko ari buzi agiye se wazongera kumukura he wijijishaga kaho ukirimo kwifotoza kandi amaso ari baracungacunga mu munda ari aho ngaho ugenda urumva nyine umunsi wa mbere ndambwira bino bishobora ume nimero ubwo ibirenzeho dushobora kuza kubivugana kuko nyine afite ibintu byinshi byo kukubwira nta kibazo urabona namuganirije nyine yumva nta kintu bitwaye agakubise akanimero uratangiye kumutesha umutwe ubundi nimero rero iyo wayibonye biba ari sawa bro ntago nimero biba ari sawa ntago z'abantu ba broke ukuntu bangana nyine aho ngaho bakunanira wagerageje ariko udafite uburyo bwo kugerageza urumva ko kiba ari ikibazo byataye umunsi wa kabiri sinibuka ahantu narindi ntabwo ndi kuhibuka neza ndangije ndamuhamagara ndamubaza bimeze bite arambwira ni sawa ndamubaza none se byashoboka ko twabonana arambwira niba yari kumuhima ari kumwe n'undi n'abandi basista be bagiye bafite anniversaire bagomba kujyamo ati ndarimbira ubuntu wari umanyokazi nziza yo gukora igikorwa cya humanity cyo kwitanga cyo gufasha sosiyete arambwira ngo nta kibazo urumva ngo nta ribi ngo ubwo ndi yambwiye ko ari mu mujyi ariko bagiye guhita bajya kwirebera ndambwira noneho nta kibazo njye nagusanga ndambwira n'ubundi inzira ndimo kwirebera se ntimuzamuka mu gace ka Rujugiro ngo yego ndambwira n'ubundi inzira ndimo igitaramo cyangwa ku Gisenyi cyangwa ku Kibuye n'ubundi inzira ndimo ni igikoma n'ubundi naho ngaho irimo irajya niho ndimo ndajya ndamubwira nti ubwo noneho njyewe duhurire ku nzu yo kwa Rujugiro tuvugane ngiye nkomeza arambwira ati nta kibazo bro ni amasegonda kugera kwa Rujugiro nisanze none arangije mpita nsanga bo ngo baciye ngo inzira yo hepfo ijya guca Kicukiro ikazamukira kwirebera kandi ariyo naciyemo nanjye ndi kuza aho ngaho kwa Rujugiro ndabwira nta kibazo njyewe icyo ukora wereka duhure nawe tubonane ndatangira ahantu bagombaga kuba bari ahantu bicaye bigomba kubera yaranahansanze naramutanze atumiwe itandeba kabisa none ari kwinjira mu muryango ndamureba ndamubona noneho nanjye ntangira gusikaninga ndebe ko cyagiye ntari nibeshye kwatsa mbona wa muntu nabonye niwe aho ngaho turaganira aho ndibuza twagiye urumva noneho twabaye nk'abantu basa nkaho baziranyemo gakeya turavugana nk'iminota byibura nyiteranyije agenda agaruka iteranyije yaba ari nka hanze ntabwo winjiye nagumye nari nicaye mu modoka mutegereje akajya ajya muri pari akagaruka akagusanga akagenda agaruka akansanga nyiteranyije yakunze ni nka average y'iminota nka 10 cyangwa 15 tekereza ari nk'iyo ngiyo twavuganye aho ngaho muri anniversaire kuko narategereje
nkajya nongeraho udusegonda dutandatu, nkongeraho akanota kamwe, nkongeraho tubiri, nkongeraho ariko ubushaka gusezera bikajya byanga. Aha, ubwo niwo wari umunsi wa kabiri. Ibindi byakurikiyeho nyuma nose ngo abashuti be muri Paris ntago bari bazi ko hanze hari icyamamare cyane. Nawe Vannesa ntabwo yari yamenye ko yari abizi kuririmba uri n'umustar. Yarabizi ariko njye nagumye mu modoka, nicariye mu modoka nanze guteza akavuyo mu yari ahita imbere natwika nkaho ari Yverry ari hariya muhamagara ntabwo azaririmbira ubusa yaje Gutereta. Ntabwo nari kwijyana ati njyewe ndashaka kubafasha muri anniversaire yanjye ikaba nziza. Njemba kubitira imiziki kwanza mwumve. Hanyuma birakomeza. Urumva nyine bigenda bikomeza gake, urumva iminsi igenda yiyongera. Ndibaza njye kumubwira ko mukunda hari nko mu mezi angahe, si nka cyane. Ari hashize amezi utaramubwira ko umukunda, muvugana umusurana umujya kumureba cyane nawe akaza kukureba se? Yarataraza kundeba icyo gihe. Yaje mu rugo atinzeho cyane nko mu mezi 5. Waramaze mwaramaze gukundana cyane kabisa. Gusa wabitinyutse kubwira umukobwa ko umukunda, wabitinyutse ute? Umukobwa mwiza nkuri. Twari tumaranye igihe, yarantinyuye mu gakeya nyine urumva biganira n'umuntu. Nako bishoboka cyangwa bidashoboka, ariko na option yo gushoboka uyibona. Bitandukanye no kwahura n'umuntu mu cyumweru cyangwa mu kwezi. Ntago option yo kudakunda hari igihe ari hejuru. Kandi njye waramubwiye ko ndagukunda, nawe nanjye ndagukunda. agira ngo wari neza. Nubwiye ko ariko yagusubije ngo nanjye ndagukunda. Nanjye nanamuhaye impamvu nyinshi z'uko atagomba kugera hano atagukunze. Imwe mu mpamvu wamuhaye zigomba gutuma mukundana niyi. Namuhaye icyizere, nabaye umwizerwa cyane. Nabamubwiye kuri imfubyi kuri papa. Oya namuhaye icyizere, nariyeranje icyizere cyane. Mbo mwizerwa kabisa. Wa muntu nyine umukobwa wese ushobora gukunda. Uragerageza nyine. Okay. Hanyuma gufata umwanzuro wo kumurongora rero. Kuvuga uti noneho agiye kumbera umugore. Tumaze imyaka myinshi kandi urabona ko ahantu nabagura hazi byasaga nkaho nyine nari meze nk'umuntu uri kwashivinga nyine goals zanjye hafi ya zose. Kandi mbona njya no kuba hariya ahantu byari mu buryo bwo kugira. Ntabwo njye nagiye muri twite nka ghetto. Ntabwo nagiyemo ari impamvu zo kuvuga ngo ndashaka kuba independent. Njye nagiyemo mbona nyine hari step igizweho yo kuba nahindura ubuzima bwanjye. Nkareba gusura hari igikoni. Rero narebaga mu nzu y'iwacu mu rugo nkabona hari ibintu byose, ariko ngasanga nta kintu kimwe kirimo. Harabura biki bari yahuye n'umutifu utera imito, amagambo bamubwiye ndimo ndayumva. Narebaga mu nzu yo mu rugo nkabona irimo ibintu byose, ariko nkabona harabura b'ikintu. Buriya buzima babunavunanye. Nawe ndakumva pe, uyu muntu ntabwo ari kumucikira. Njye ngerageza n'ubundi, ariko mu buzima bwanjye ngerageza kwa upgrading. Ukava ku kintu kimwe ukagera ku kindi, ukava ku kindi ukagera ku kindi, kuko ndabizi ko nyine nta kintu na kimwe wabyuka ngo mpamvu kibayeho. Urumva rero n'ubundi njye nagezeho mbona ko ibyo bintu bikwiriye, turabiganira, turavugana, tureba nyine icyiza cyabyo, tureba ikitari ikibi cyabyo cyo kuba uwo mwanzuro wafatwa. Dusanga
umugabo nsanga kuri nyewe uwo mwanzuro nawe ufata kabisa ufata urabimubwira mu rugo abo barakwakiriye siko nzi ko hari igihe amafamiye yuririmba uri umusitari bavuga nta umusitari ntiyavamo umugabo ni abantu bari aho bo ku mihanda amayibobo ibintu nk'ibyo yagize experience urazizi mu mafamiye usibye no mu miryango y'abakobwa dutereta cyangwa twaterese ahubwo no mu miryango y'iwacu bwacu no mu rugo iwacu usanga nabyo barabifataga nk'ibintu bitari seriye ntazo challenge wazigize oya ntago byize bijya kuri level yuko akazi kanjye cyangwa nyine gashobora kuba imbogamizi kumva nyine na cyagiye cyaciyemo cyo ku y'amezi nakubwiye n'ubundi narisanduraga ndageraga iwabo twaravuganaga urumva ubundi abamama ababyeyi b'abamama ntago bakunda kujajika cyane kuri karagara bambwira umunsi wa mbere ujya kwa Vannesa byagenze bitura na mama we bwa mbere aracyamufite bisere bafite bonus ubwo sindagera kuri vie asanze umutipe w'umusari muri salon yaje gutereta umukobwa no agatangaza umunsi wa mbere nge nahuye na vie wasanze vie uje gutereta umukobwa mara umuteroriste wa ntabwo ugira umunsi wa mbere nahuye n'umusaza byagenze bite rero umuhuye bwa mbere ni umusaza uri cool cyane kabisa na press twaragiye nyine nsanga yarari hanze ari no kumva radio ndibaza arimo arumva radio ubundi uwo munsi yumvise radio ahubwo ntihagiyemo amabanga ayifite muri radio arimo arumva radio hazamo n'indirimbo yawe yajemo amabanga ayifite radio kabisa mara urumurozi ufite imiti ntabwo umubyeyi akuma warakoze iriya ndirimbo wareke kumenya ntabwo yari kumenya ko ari iyanjye ariko ibyo byose ariko yavuze ati uyu mwana waririmbye indirimbo ni umuhanga bayabwo nese numva ko buryo umuntu wumva imiziki ushobora kumva indirimbo ikarangira ntahita ahindura ngo ashyire mu makuru cyangwa ngo ahite ngagira uwo muntu abantu bakora indirimbo uzabicunge neza bari abantu beza abantu bakunda indirimbo abantu bakunda siporo baba ari abantu beza ntabwo ari abantu babi cyane urumva rero nawe muri icyo gihe iyo wumvise umuntu ari kumva indirimbo kumva ari kumva iyawe kumva ntayivanyemo nyine bya mibare uri kubara wenyine mu mutima genda igabanuka igenda ihura urumva rero yaransuje bisanzwe amakuru ni meza nk'umuntu nyine n'ubundi umushyitsi uje gusura umwana we apana kuvuga ngo umukobwa w'umusheri ni umuntu gusura umwana we nyine anyubahiriye icyo nk'umushyitsi ati tubine nyine famiye bisanzwe ariko urumva ko tukimara guhura buriya nubwo nta kintu kinini kiba cyamaze kuvugwa aho ngaho ariko abameze nk'umuntu ufungura umuryango ariko nta kintu kirenze mwavuganye kuko ntabwo mama yaza ngo aze ibyo bintu byose bigira zero kandi warahageze warahuye n'umusaza warageze gute urumva ko twese twagiye dufungura amagere ariko ikindi we mama we nawe ni umuntu mwiza duhuza nta kibazo na kimwe kigeze kibaho cy'akazi cyangwa kiki nanjye imyitwarire nayitaye ariko ntiwumve ndimo ndashimagiza umugore cyane ugira ngo we nturi bogare nawe nibaza ko niwe wambwira nuko yanze kuza byibura nansuhuza abwira akantu kamwe impamvu ariwe tuba kuvuga cyane nuko wadahari urumva ubwo niwe wakakwiye kugusobanura nawe uko mu rugo bakubonye n'ibiki hanyuma kuri Saidi yawe ageze mu rugo agusuye bwa mbere ntago mama yakoje ngo niko sinzi akazina k'akabyiniro bakwita mu rugo niko sinzi bakwita mu rugo yagita Yverry ibyo byose ari n'akandi katari Yves oya ngiye mu rugo banyitaga Yves ntago bakubwiye niko cya kizuba gikuye Barabyo barabibonye ko ari mwiza barabibonye kabisa mama yakubwiye gute aho kimara kumubona agiye atashye ntabwo nahise mubwira ko ari shiri wanjye bamumere mani barareba ariko nawe yitahise bimubwira
ntago ahita bikubwira na aha bimenyereye arabireba akicecekera ibyo yaje kubimenya barabaye inshuti babonana bahura baganira ntanahari ndatekereza mu nshuro zose iyo ya mbere twahuye turi kumwe izindi zose za nyuma nyinshi barahuye ku buryo n'imyanzuro bayifatiye hari iyo bagenda bafata ntanahari ntanabizi gufata imyanzuro ntanabizi kabisa kabanya nawagwamo nawagakabyara yajya ajyamo kuri iyo revo zanamfatira imyanzuro mani ntanahari imiryango bigirize utaraba n'umugabo we ateye ubwoba kabisa ni ikintu cyiza cyane kabisa. Nibaza ko impamvu tuba tunaganira zino stories z'urukundo, nibaza ko nagiye kuvuga Kenny Soul tubanze tumuhe felicitation umushiti wawe nawe hari si promotion imwe nawe oya ni yagukurikije nigeze no kumubona yanze hano nimba tukiri kumwe simbizi tumuhe felicitation Kenny Soul nakunda aba yakoze ibintu birenze mwana mwiza ntabwo tujye tukongera umuntu narongora umukobwa mwiza tubyemera ariko nawe ni mwiza bro Omu ntacyo muri buvugeho ngeze ndi babandi aho baba utari we abahungu abakobwa tuvuga ko baba bashakaho cash no kumenya gufata neza abagore banyu nta kindi oya nawe bakunda abantu beza ntibazakubeshya abantu beza ni sawa abantu beza ni sawa ariko n'abatari beza si barongora kandi barongora abagore beza ariko nyine ako niba kariho nako uzajya ukavuga Very good guy, no. Usibye n'ibyo Kenny Soul ndamukunda, is a good guy. Twahuye rimwe ndibaza physically, ariko turavugana kenshi. Ariko n'umusore, okay ntago akiri umusore, n'umugabo uri hambo. Biratagaje ko Kenny Soul twatse tumwambura title y'umusore. Nubone turi azajya acikwa nawe abivuge ngo ndi umusore ngo biragoye pe atwumve suko tutabizi ko ari umugabo. Ariko ntago agomba kuduha transition ni process ni process ni batangiye barabizi ko no muri politique batanga inzibacyuho cyane tumukure mu busore tumubone misura yo kuba ari umugabo byumve ko yaranadutunguye ibyo yaranadutunguye ngo ako nijye tumutumira mu none studio ne yarabimbwira nkagira ngo nyine nibyandi byo kuganira by'abastari ati ndamufite tuzabireba tuvuba cyane nkagira ngo ni nyine nibyo kuganira mu kiganiro kumbi jama ateye ubwoba kuri decision kumiranze abantu bavuye ku nyundo babaza gufata imyanzuro ikomeye ni bose abenshi gore mu bantu nawe yararongoye hanyuma se Airways ko yateye indobo cyangwa se yatewe indobo na Juno kizigenza ko bapfuye iki kandi Airways yaravuye ku nyundo cyane ko Juno ataciye ku nyundo n'icyamuzishije cyane Juno kizigenza na Airways bapfuye yuko umwe atari yaraciye ku nyundo ugananye kuvyumva okay ariko aba symphony band barongora sembe cyarimo uze prank mwajyaga mukora n'ibindi bimeze gute gahunda niye kuki mwabi byahagaze cyase murateganya ko bizanagaruka urumva biriya byari ni ibintu byari by'abantu babiri ntago we yabasha kubikora wenyine ariko usibye ko afite ibindi ari gutegura kuko YouTube ni ubundi buryo nabwo bw'akazi urabizi we afite ibindi bintu agomba gutegura yego ni no gusharinga experience no gufashanya ariko nyine ku rundi ruhande kubikora nk'akazi nawe uri kubona ko ari abantu benshi bitonze rero ku giti cyanjye kubikora ni uburyo nyine bwo gukomeza famiye nicyo kintu ngenda bikoreraga muba muri kumwe amasaha menshi muba muri gukorogana bitari iby'ubugome n'iki mufite umwanya munini wo kwishima niyo urumva biri mu byo nabikoreraga kandi nyine na kakantu twavugaga kakinjira urumva rero iyo kubera nari maze iminsi myinshi ntari gukora nkiri gusetinga ya business nyine ya yindi ntabwo nerwa gukora imiziki urabizi ariko n'ubundi ni ibintu byanjye
muri icyo gihe ntarimo ndakora imiziki ndabaye nanone nkipinza abantu muri buriya buryo mba nanga ko abantu bitiranye ibintu ntabwo wasohora indirimbo ngo ukishyira hanze abantu babona amapranks babona ibiki biba bita nyine ku ruhande rumwe business zabangamirana kandi business kuri njyewe iyo ari nini umuziki niyo nini niyo itagomba kugira ikintu kibangamira ubu rero Vanilla ubu ni tayari nawe kuko umuziki wanjye yego ni munini kuri famiye ariko kuri we nanone iyo ango bamushakaho agomba kuyikora neza kandi vuba cyane ntabwo azatinda ariko njyewe ubu ngubu uri kubona imiziki ndi kuba ese ubu wagarutse uje ntabwo tubonye gukura ndi hakuze yemba mpari ubu ngubu ndahari gushyira hanze indirimbo apana gukora umuziki mu bundi buryo waduhaye over indirimbo actually over ni indirimbo nayo yasize ivugishije abantu benshi hanyuma abantu batangiye kukwataka bavuga ngo harimo melody za food de toi harimo iza mama Roda ibyo ngibyo ariko umuntu bivuga ni umuntu utazumvise utaziteza amatwi cyane nta hantu usibye ko harimo kariya kajambo ngo utuma nisetsa nanjye ahantu nashatse kukajya nikoma mu gatuza nashatse kubyongeraho niyo gakariye ntabwo byajemo wenda biri automatique cyangwa ari nk'aka inspiration wakuyemo se muri mama Roda oya nta hantu bihuriye gusa iryo jambo ryumva numvise ko ari ahantu ngize ntabwo ryatuma indirimbo yanjye nyiye mu buryohe kubera ko ndizi ngo aho kuko na mama ntabwo zitwa mama Roda ya Kamiliyoni ndetse ko iryo jambo wana kamelodi ariko mwese yaba mu maroda ariko nazamura kamelodi ukumva n'undi njya kumenya melodi ya Kamiliyoni ariko nayo ariko ubwo gutuma nisetsa kuba ushatse kuzamura mu manota n'ubundi ajya nisetsa ariko mu gatuza yako nawe ajya kubikora atatekereje iyo ngiyo uwo gusa birahura ntago kandi ntago byahuye cyane ku buryo kuri njye nako ari undi muntu wabikoze ku buryo nakumva ari ikibazo yes over ni indirimbo nziza iri melodic ifite n'amagambo meza hari izindi tugiye kubona tugiye kuzibona nyinshi cyane ko muri no minsi n'ubundi nyuma ya mizenguruko yose naje guhura na team buriya byose hari team ibiri inyuma bikora kuko nawe urabona zira ndirimbo ni nziza zirahenze ubona ko ni package nini cyane uri umuhanzi umwe wita kuri iyo promotion wita kuri famille wita kuri iki bifite uburemere bwinshi ubu rero kuri iyi saha niyo mpamvu niyo gahunda ndi kubaha n'abakunzi banjye nuko hari team birimo iri kubikurikirana indirimbo zikaba nyinshi zikaba nziza mukanabaha shoutouts ubwo harimo umwe uzi ndatekereza Gauchi uramuzi inde Gauchi bumva iryo zina ryumva muri showbiz harimo hagati kuko iminota yadufashe ngiye kubaza ibibazo by'amatsiko ariko ugomba kuba brief mu bisubizo direct ndanasomamo n'ubutumwa bw'abantu bagiye bohereza kugira ngo nabo tubahemo akanya nubwo nahise ntibwakire n'amatelefone ariko already amasaha abiri yamaze gushira urumva ko iminota yarangiye reka twajya nk'iminota 5 muri tubazo duke nicishemo n'amaso gato mu butumwa bukeya usubiza wirukanka hanyuma indi ndirimbo turayibona ryari natekerezaga mbere yuko Saint Valentin igeraho hanyuma gukorana na Knowless ngo byaje gute harimo abantu benshi babikubajije barimo na King Dede n'abandi namuhisemo nk'umuntu mukuru mwiza kandi uzi kuririmba watuma indirimbo yanjye iba nziza kandi ikaba promoted mu buryo bworoshye nanakunda cyane ngo niki cyakugoye gukorana nawe no gukora iriya ndirimbo icyangoye no gukora video kuko yari amafaranga menshi naho ku ruhande rwawe hari uwifuje kumenya YouTube yawe ni iyi YouTube yanjye ni Yverry official hanyuma
Kamatari Murenzi uramuzi MCNZ nawe twarahuye muri ibyo bihe bya kera twarahuye yarambwiye nkwibutse we na Christopher mu musanga bababazanira muri studio kandi courage cyane nabyibuka cyane nkaho arejo yaza nizeye ko MCNZ ameze neza cyane umuntu dusupportinga uhora uhari cyane. Hanyuma ni igiki wakundiye Vanilla cyangwa se Vannesa abandi bakobwa utababonyemo nawe wakundanye nabo mbere? ni mwiza byihariye, abandi ntabwo bari beza nk'abandi bose. ntabwo byankuye. Hanyuma ni igiki mu buzima wibuka kuri papa ukavuga uti yeah he was a man, yari umugabo? icyo nicyo nzirikana kuva igihe nanjye nabereye umugabo. Umugabo nyine niwe muntu uba uri, hari igihe nigeze kumwaka amafaranga 10,000 ntiyayampa, arambwira ngo azayampa. Nkibaza ukuntu ibyo 10,000 atabimpaye kandi nzi ko abifite, sinabasha kumva 10,000 atasabimpa. Ariko mbaho nabereye umugabo nahise mbona ko uba ufite inshingano nyinshi ziruta kuba en fait zirenze ukuntu ubitekereza. Gusa nyine nk'umugabo niwe ufite ukuntu bishyira ku murongo bikajya ku murongo. Icyo rero iyo naje kubona ko bya 10,000 buri mwana wese twari abana 6, buri wese yaza kumwaka 10,000 byari 60. Ntabwo yagiye bona rero ko tubimaze, yagomba gushyiramo strategy, umwaka yabona byahise binye. No en fait hari ibibazo mbona nabyo nkavuga nti papa nyine yari umugabo. Wigeze gukundana na Bahavu Jeannette? Yes. Ni igiki mu buzima cyakubabaje kurenza ibindi byose? Of course ni urupfu rw'umusaza. Cyagushimije kurenza ibindi byose? Ni namata umunsi avuka, umwana wanjye umunsi wa mbere avuka, bolo babirenze. Amazina ya namata yose nayahe? Namata Rugamba Vanive. Hanyuma witwa Carmen ati tubwire kuri wa munyamakuru ngo wigeze guha inkoni, imbora muha inkoni? Binanzwe byarangiye. Ni umunyamakuru wa Freemax wansanze mu rugo tugaserera. Ariko twariyunze, by the way, twariyunze. Yansanze mu rugo ntunguye. Bagukubita? Twarashwanye gake. Vannesa yagarutse nayo. Ntabwo ari Vannesa, n'undi muntu. Bro, Vannesa azatuma ndamutumira mu kiganiro cyanjye nawe noneho areba aho mbera mubi. Azizanye amasegonda make aziza muri show. Tugomba gukora yakoze. Hanyuma felicitation kuri APR muri kimwe cya kane. Nabonye ngo ari irushanwa ryo gukina muri Zanzibar, nabonye yatsinze Young Africa 3-1. Biratuma nkubaza uri umufana wa APR? Yeah. Wangiye ikipe mu Rwanda? Nangiye ikipe bayakwangaye ntayo ikipe nanga. Aho umufana wa APR wese aba yanga Rayon Sport? Oya ntabwo bishoboka. Uyifata ute se? En fait njyewe ubundi nkunda rimwe na rimwe hari igihe umuntu abivuga umuntu akagira ngo arashaka gukwepa ngo APR na Rayon Sport ko yewe ngiye nagiye urumva nagiye inshuti n'abakinnyi ba APR hafi ya bose. Abakinnyi ba APR bava muri APR bajya muri Rayon, bajya muri polisi, bajya aho hafi yaho, bajya no muri Rayon. Reka tugarukire kuri Rayon. Bagiye muri Rayon, ba Yverry bajya muri Rayon, ba Yannick Mukunzi bajya muri Rayon, ni benshi nyine bagiye barutanga bajya muri Rayon. Urumva nyine babane n'ubundi twaturimo kandi umukinnyi agiye muri equipe ko nta kundi bwumva. Ubwo ntabwo wari umufana wa APR, wari inshuti y'abakinnyi ba APR? Na Rayon Sport bagiyemo turaguma. Ntabwo
ufana Rayon Sport ufana abakunzi wari inshuti y'abakinnyi ba Rayon Sport ngewe ubundi ni gutyo mbese nose ufana iki nta kipe ufana mu Rwanda umupira w'amaguru umva ngiye nkunda inshuti zanjye ziri yigeze kumbaho njye ndumufana Rayon Sport ukomeye ntabwo nkunda APR urabyumva se oya njye ndumufana Rayon Sport ukomeye ariko ntabwo nkunda APR ariko hari igihe nigeze kugira ikibazo ikibazo nko muri za 2000 na kamera na 11 2012 APR ifite almost abakinnyi bo muri APR nanjye ari inshuti zanjye byatari ahubwo rero gise nta mukinnyi n'umwe muri Rayon Sport tunaziranye zahura mumangiriye mu inshuti zanjye kuko urumva iyo zabaga zatsinze zarahembwaga ubuzima bwabo bukaba bwiza so imagine nifurije APR gutsinda Rayon Sport ntabwo biba ntabwo my friends muranyihanganira ntabwo nakifuriza APR gutsinda Rayon Sport na rimwe mu buzima urumva nko muri APR uwo nta mukinnyi urimo n'umwe usigaye n'inshuti zanjye tuziranye ntawe urimo urumva ndi kubona umuriro wari ugiye kunshirana reka mbanze mbese byabone dusoje reka nkubaze n'utubazo twa nyuma dukeya iyo utaza kuba umunyamuziki wari kuba iki Charles Sude byari kungora ibindi ubu nawe ari kuba iki reba nkabona ariko kubera numva nari kubara amafaranga nanjye kubera ko ndayakunda hanyuma umukobwa wawe ni amata wumva yazava mwiki abaye umuhanzi byanshimisha ko ubuhanzi bumaze gutera imbere kuri nta mahwa asubirayo urasubirayo ryari ntabwo ibyo ntabwo ndabitekereza reka nzabugara kugira ngo n'abakunzi mugane n'ibindi bibazo tubigarukemo wenda bashyize na album ibyo byose mwategura na album komeye mu byo agomba gukubaza umaze igihe kinini mu muziki ni uraduha igitaramo cyawe ku giti cyawe na album n'ibiki nabaye album ya Love You More ndazibutse bro ugomba kuduha icyanya mbise mbyibuka kweri ariko ibyo byose dukeneye inshyashya dukeneye n'ibindi bitaramo byawe bishyashya n'ibiki ubwo wenda umunsi wawe panze nzahugara mu kiganiro tujye tubigarukeho ahubwo muri aka kayi cyo mbana ngomba kukubaza nta kubajije umva wabwira abakunzi bawe n'abakunzi ba ari studio ya ni ngiki byose ntabimbagize koko urumva nagucika nteko koko inguni zose bazigezemo barazigezemo bane yatwabuze kandi abantu bamushakaga cyane ariko nta ribi ubutaha ya nguni ne yagoranye reba ngo Vannesa ngo turamugaye mu kinyabupfura oya ngiye kwera ko namurebaga nabonaga kuri turamukunda oya impamvu atajyanywa n'ikindi couple yanyu iri mu couple abantu bakunda mwagaragaje urukundo rwanyarwo kandi ni gakeya okay ubundi mu Rwanda bitangiye kuza ubundi byari gake kubona abastari mu Rwanda bakundana n'abakobwa bagashakana ariko uyu munsi byo muri mu bantu bakemuye icyo kibazo abastari benshi mu Rwanda tuzi batangiye kugira bafite abagore kandi ubona bakiri n'abatoya ubwo bitumwe na felicitation twisubiza Kenisoro nakunda ndetse na Muyango na Kimenyi Yves abo twamuhaye felicitation mugisha Ben the Ben mani ni kero uziko amaze umwaka arogwe kera muri za 2023 zijya yarongoreye Ben muri za 2023 iyo ngiyo Ben twabaze kumukuramo turimo kumubarira nk'abatwe dutera inda oya ni ibyo so bro wagira icyo ubwira abakunzi bawe basi anything icyo cyose kikore ku mutima adusose nanjye ndabakunda kandi ubu ngubu ndabaha garanti rwose ko tugiye gusohora indirimbo nyinshi nziza tuzazimvira ubu ndahari n'abakunzi ba Vannesa bazamubona by the way bazamubona cyane umutima rwose mu nda all right Yverry Rugamba Yverry amazina menshi nkunda kubona hirya no hino yawe thank you so much turagushimiye cyane murakoze cyane Sidi tangira kugatongera ukumvisha uburyo karimo kwitetesha
oya aritetesha cyane, aritetesha pe. siba mwisa amata zo what do you expect wakita umuntu amata ukarindira ko atazitetesha aritetesha kabisa. Amata ora aje bahita ku ruhimbi nimba nibeshye. Urumva rero umwana wamwaye izina rizatuma agomba guhora ku ruhimbi, so byadanje byo kumukoresha imirimo ivunanye nyuma y'amaboko. Nawe rwose arabifiringa kabisa, iryo zina ararifiringa. Yes. Hanyuma urangije primaire umaze gutsindwa ikizamini cya leta cy'amashuri abanza wakomereje cyawa agira ngo wari uhari pe. Umbwire ko wagitsinzwe. En fait naragitsinze ariko ntubeshye mani, ntubeshye kugitsindwa ntago waba ucinga amabere men. Ntago nabeshye kabisa, naragitsinze ariko bagiye kuvuga ngo n'ubundi uko byagenze ntago nahise niga muri leta. Banyohereje ahantu habi. Banyohereje ndibaza ari Gikongoro. Kukize umbisho ko ari habi, warahageze wari wahageze? Oya banza barambeshye. Kuko nta handi hantu narinze, ariko numvaga giyewe nshaka i Butare, nshaka Gitarama, nshaka Gisenyi, Ruhengeri, Rubanza itari ibyo numvaga nshaka cyane. Utona wavuga buri kagenda nkubwira ibigo washaka i hotel muri groupe. Washaka Gitarama muri Saint Joseph. Washaka Gisenyi inyemera mihigo. Ibyo bigo n'abana benshi babishakaga, sibyo? Jiste roko impamvu ugiye uvuga uduce washakaga bitarumva ibigo by'amashuri twese kuva twiga, sizi impamvu twishizemo ko ibyo bigo muri Kigali wasangaga abana bashaka Saint Andre cyari Saint Kigali, abakobwa bashaka Notre Dame, sibyo? Ikibungo Saint Andre cy'umwana gita nkubwira ngo Saint Aloys. Ibyumba abantu benshi bashakaga muri social, hari abantu bitaga muri social sinzayo. Ariko ibyumba hari icyitwa apapebu. Ariko hanze social ariyo yari komeye cyari yo ya leta. So ni ibigo byagiye byubaka amazina n'Igitarama harimo no mu by'Imana, by the way, no mu by'Imana. Ni ibigo by'amashuri byagiye we Igitwe oya Igitwe aho n'ama prive, Igitwe aho n'abaga bagiye muri za prive, ariko kubashaka kwiga nyine mu bigo bya leta batsinze n'ibyo akenshi n'ibigo by'Inyanza, harimo n'Inyanza, harimo okay no ku Karubanda mu bakobwa mu Duhene. Abize mu Duhene nyabuna abize mu Duhene bari barahura n'amasekurume ni kuvuze. Ibutare Duhene twari tuzwi. Hanyuma abo mu seminaire, petit seminaire bakabita ngo ni barasize bari amasekurume ko aribo basuranaga. Urumva rero icyo gihe nahise njya kwiga aho bita Hamdan mu kigo cy'abasilamu. Ariko wakunze quartier iwaye Hamdan yabaga kwirebera. Ntabwo bigira kubonora, ikigo cyafashwaga n'Abarabu. Yishyuraga oya barishyuraga twishyuraga 28 ndatekereza. Ariko yari make ukurikije uko mwaka kwiye wenda n'ubwiza bw'ikigo na quality zaba. Yumva ariko ubundi cyari suppose banza kuko ni nka kuriya kwa Kadafi nabo bari suppose ko batagomba kwishyura, maybe biza guhinduka business. Yabaga ari ibigo nyine birishe bifite ibintu byose by'abakire nyine babaga, urumva Abarabu babaga ari imishinga bazanye bibanze gufasha abana. Ariko byarangiye nyine ubwo ndatekereza ikibuga twari dufite nta handi hantu nta kindi kigo ndakibonaho. Dufite ikigo dufite stade kabisa cy'umupira. Ikibuga cy'umupira cyari nyine utuntu twaho twose twari twiza. Irabo yari irenze ibinsha umva. Ntago cyari ikigo cyakwishyura ayo mafaranga. Urumva aho ngaho majya umwaka umwe, umwaka wa deuxième mpita nkomeza njya kwiga ku Kibuye, noneho mpita njya muri leta none narasabye
ya bahita Irubengera ise Irubengera ni muri si Kibuye Karongi nayo ndumva ya iswi mu kuntu nayo mu bigo by'amashuri bya secondaire ngaho rero nahise nkomerezaho mpita ngaruka Igikondo kuri etake muri section mpita ngaruka kuri etake ngaho nahise mpita njya no ku Nyundo. Umugabo muri kumwana amazitsa arwaye kabisa ariko arimo arakira arimo ndakira gahunda ni spray ahubwo ubwo wize ibiki muri secondaire electronique et télécommunication nzi neza uko utakomeje muri university ahubwo ese ujya kwigira iby'umuziki nahise njya kunyumva ariko nabundi ariko ntabwo nahise njya kwiga iby'umuziki none namaze nk'umwaka kuko ishuri ry'umuziki ryo kunyura ntabwo ryari rihari namaze nk'umwaka cyangwa umwaka n'igice mpita mbona Mighty Popo nyine batanze itangazo ryo kwishuri nabdayinga kandi uri promotion ya mbere yo ku Nyundo abo twita aba legend bana promotion ya mbere kwisa so uwo mwaka n'igice utigaga kandi ishuri ryo ku Nyundo ritarabaho wari warigize ikigenge waranze ishuri wari waranze gukomeza university cyane numvaga bo nta suku byanga kundi kubera ko ntago mu rugo bigize bambongeyo ngo mbyange ahubwo kuriranye ntekereza ko ubushobozi n'ubushake byose byaburiye ababyeyi bawe bari bakiriho yego papa we n'utariho kuko n'ubundi papa we yitabye Imana ndi ku Nyundo ku Nyundo sorry one atabonye kana amata na vaniya ariko vaniya yari yaramubonye cyangwa mutarahura nabo yagiye ku imyaka myinshi 2016 nari amenye ko afite umugabo umeze neza kabisa uryoshye hanyuma mbere yuko twinjira ku byo ku Nyundo nibaza ko watangiye umuziki mbere yuko ishuri ryo ku Nyundo ribaho nibaza ko no mu byatumye kwiga ku Nyundo ari uko waratangiye gukora umuziki bifite aho bihurira ndagira ngo kuko nka story natangiye mvuga nti nkuzi butarurakana gato kandi gashaka kuririmba ndashaka umbwira ukuntu wisanze butari kirye duhura kandi uje kuririmba wisanga muri studio indirimbo zawe tuzikira kuri Salus wahisanze ute kandi ikibazo cyane ni kibaza nkaho nkubaje nti watangiye umuziki ute kandi kiragiye naranigaga nari nakwebye ishuri wigaga hehe bwo nigagira Irubengera kiragiye ntabwo nigagira ku Kibuye isanga Butare umuziki aho mfite icyo nshaka kukubwira no ko umuziki mana ari ikintu kirenze uko byagenda kose buriya nari nkurikiye Rudoviko ahantu yari kuba ari hose nari kuhagira iyo story turayigeraho bana duhere hasi ku muziki waje mu buzima bwawe umuziki utangira nagize amahirwe yo kuvukira muri famiye abadivantiste urumva abadivantiste n'ubundi hari ahantu muhurira no kuririmba uko byagenda kose baza ariko abasore babo ubundi baririmba bazi ubundi we rirajwi ryawe ari kuye nanjye bazi mane ndi mubi cyane urumva nkaba nari mfite grand frère wanjye Kiri nawe ni umucuranzi icyo gihe aracuranga yitwa Kiri guitariste Kiri muravukana munda neza urani grand frère mukurikira bwa gatanu abantu batazi Kiri bashobora kugira ngo ni umuntu woroshye umwe mu ba legend babamiziciye u Rwanda rwagize kuri gitari arakabije kabisa kuri gitari ni umwe mu bahanga dufite bakomeye ntago mperuka amakuru sinzirimo kibikora gicuranga asize ko ari ikindi yakora ikindi burakiri yakora aracuranga pe nta kindi ntekereza Kiri yakora kitari gucuranga gitari kuko ni umwe mu bantu bafite nkuko kwisi tuvuga ba Santana undi mu guitariste ukomeye kwisi tujya dukunda kuvuga n'indera hari Santana ba Rogers hari abatifwa nanjye kubibagirwa bakomeye cyane kuri gitari abonze
nzi niba hari uwo bita George Benson, abo nzi ntabwo nzi niba bari populaire abantu babazi. hari undi niba abantu benshi bazi barazwi cyane. So mu Rwanda rero dufite abagitariste natwe bacu bakomeye bazwi, abantu bakoresha umuziki bazi cyane. Harimo Jimi Hendrix, hari umuntu wise umwohere umunyandikiro nashaka kuvuga actually, hari umuntu ufite igitekerezo batekereza Tetera arakoze. Umuntu witwa Jimi Hendrix ni umwe mu bagitariste bakomeye isi yemeye, nibaza ko atakiriho. So mu Rwanda rero ubwo twemera bakomeye harimo Kiri. Ntawe rero twari mukuru wawe n'abandi benshi bagiye babaho nka Migo François Shusho, abantu baramwemera cyane, ni umwe mu bahanga kabisa. Hari Mighty Popo, nawe ni umugitariste ukomeye. Hari n'abandi bana bashyashya wenda barimo kuza. Albert Mudatsimburwa, umugitariste mwiza. Albert nawe ni umugitariste mwiza kabisa, bafite amazina akomeye. Kiri rero ni umwe mu bagitariste bakomeye, uretse ko ari mukuru wawe man. Munda. Wow. Ikintu gikomeye kuri muzike yawe n'ahantu wavukiye ituma story rero mvuka mu muryango w'abanyamuziki bunda byumvishije. Urumva noneho Kiri we kera acuranga buriya Aime Uwimana yazaga mu rugo kwiga gitari, kwa Kiri ari umwigisha. Abagitariste Dr Jacques nawe yazaga kwiga gitari mu rugo, Kiri ari umwigisha. Urumva Dr Jacques, urumva ngiyewe abamuziciens benshi twahuye nkiri umwana. Icyo gihe ndatekereza nigaga nko mu wa mbere primaire cyangwa mu wa kabiri primaire. Urumva niho nahuriye nabo. Uko byagenda kose urumva ko hari akantu bagendaga bansigira ku buryo na Dr Jacques yari indirimbo bigeze gushaka ko njya kubafasha muri studio. Urumwana wiga mu wa kabiri primaire. Ibana ariko nari nzi kuririmba imbizi. Bano bantu ujye ubona b'impano zidasanzwe, ukabona akana kakahinda kuririmba, ukabona nyine gukora ibintu bitangaje. Nanjye rwose nararimbaga ku buryo abantu bose byabatangaza. Urumva nyuma yaho Kiri aza kumbwira ngo muherekeze kwa Dr Jacques. Ngeze yombo ni ibintu biri kuvuga aho ni muziki yakorera Nyamirambo. Yakoreraga Nyamirambo. Aho ni ibintu biri kuvuga, nkabona imiziki avuga se burangiye numvaga nk'imiziki baza kuri radio bagacuranga indirimbo bikarangira bagataha. Nagizwe ko rubaga ikintu cyacagaga ndumwana no aba abantu bose baba kuri radio ntibajya bahaba. Bajyayo gute babigenda gute? Ariko Michael Jackson akaba arinji agacuranga tugiye gukira Alpha Brother akaba aracuranga, nayo byari byaracana. Nuko nako nabyumvaga rero. None reba Dr Jacques nabikora, Grand Frère arambwira ati ngutya akora indirimbo bakazifata bakazijyana kuri radio tukazumva ko hakundi. Grand Frère agiye none ngiye ndigarura, nari nahabonye. Ubwo wigaga mu kangahe? Gihe nigaga nibwo nari ngiye mu wa mbere secondaire. Secondaire mpita nigarura njya kwa Dr Jacques, nanga none se ko nshaka kumurera indirimbo kandi ndabimusaba. Dr Jacques arambwira ati nzaye gukorera nk'ukwezi kose mwirukankaho ntaramubona. Noneho umugabo wa mushiki wanjye yakoraga ibintu bya painting ku myenda. Musaba akazi, ndambwira mbabarira akazi. Abantu nkabona warigiye babazwe bakora ibintu by'amapainting. Abantu we baramuzi yitwaga Teofili, none iwe yanacurangaga mu irangira, yaririmbaga mu irangira. Ugutuye ahantu hose ugukikiye. Teofili buriya makanyaga aramuzi kuko baracuranganye birumvikana. Rero ndashaka kujya muri studio kandi banciye bishyura amafaranga 20,000. Ngewe mpakazi ngufashe gukora imipira, nimara gukora imipira amafaranga uzampemba n'ubundi nzayajyana nyishyure Dr Jacques. Amakazi muri imipira kakoze imipira cyagihe by'intore inshozamihigo zikiza nyine wirwa muri stade wambaye imipira isa y'umweru yanditseho imbanziriza rugamba, urabyibuka iyo mipira abantu bakumve neza. Kera technology itaraza mu Rwanda imipira bandikagaho ntago ba printingaga. Oya twarabyandikaga
yo abantu bakoraga amatishati bakandika men aho technology si ikintu none yo kwandika ku mipira rwose kwandika ku mipira nk'ibihumbi nka 6 yari myinshi cyane shakara akazi gakomeye izo femiri bazimaye njya kwa Dr Jacques kubw'amahirwe makeya iyo ndirimbo ntitwayikora ngo irangire rangije ubwo ni bof barambwira ugomba kwiga ibyo bintu ukabyihoreye nta kibazo ndavuga ntari bari kurumva mu mutima wanjye nari nanatangiye no gukora beat numvise uburyohe bw'icyo kintu njye ntabwo byase bimvamo niko kujya urumva ndagenda ku ishuri niko kujya ku umutipe w'inshuti yanjye arambwira ati sasa Rikiriki akorera i Kanombe twaraciye namwe ngo Rikiriki akorera hariya ahantu ngira urutoki Rikiriki akorera hariya aha turagenda none nijyanayo naho uwo ntabwo yari Rikiriki no yari DJ Riri we yitiranyije na Rikiriki DJ Riri wagira ngo ni Rikiriki yari DJ Riri yitiranyije na Rikiriki baragende nagiye kuvuga Rikiriki sasa turamusubiza ati DJ nanjye yankoreye akaririmbo keza kabisa nkunda bibaza ari nk'ebyiri yankoreye indirimbo ebyiri DJ Riri kera mukoranye mushobora kuba mwarakoranye n'izirenze ebyiri kuko mwarabanaga cyane DJ Riri yankoreye ariko uzi ko wambwira izirenze ebyiri n'undi mukobwa twigiye gukora indirimbo yitwa Sabine ari DJ Riri umpamagaye ngo mufashe nawe sinzi naho yagiye uwo muhanzikazi mperuka dukora iyo ndirimbo DJ mwarakoranye kuko nanjye niho nakumenye urumva noneho nibwo nahise njya gushaka DJ Riri DJ Riri noneho arambwira nawe ngo ni 20,000 40,000 niyo yanciye kandi ushake rero TV noneho ndirimbye byumva yumva ibyo bintu ni byiza atambwira ati noneho wereka nkwereke wowe izana 20,000 ahantu nigaga ku ishuri nishyuraga 20,000 ubwiye ko ari emineri bari nahita mfata za 20 abarizo nishyura ireba birariwe n'ubundi ni muri Ademi nefu okay ni muri Ademi nefu kuko niho ntekereza ko ibintu byose urumva nta n'igihe cyaciyemo Rudobiko yahise aza amanuka i Butare ahita ambwira ati noneho mbonye studio nkoreramo aho nakoraga yitwa ku Mutoza afite umusaza nyine usa nk'uwamukanira noneho mbonye studio nkoreramo neza wowe uzaze dukora indi ndirimbo bro nagiye i Butare nta n'umuntu nta n'inzira nzi nta n'umuntu mpazi nta na telefone mfite kandi ngomba guhura na Rudobiko ubwo urumva njye nimero nayifashe mu mutwe kuva icyo gihe nayifatiye mu mutwe na n'ubu ntiravamo ikangahe ibyo byose ntagakikoresha aracyayikoresherwa na 23 irimo 23 na 83 aracyayikoresha nyuma y'imyaka 10 igahe Rudobiko nabaritse kabisa kuva icyo gihe nigeze mva mu mutwe kuko narayifashe kuko niyo yonyine agomba kungeza i Butare nubwo wafashe bisi wari muri vacances cyangwa murimo muriga nabwo wakwibye twari turi kwiga iyo n'indi minerval nayo indi yari igi ahubwo nari yasagutse 8 cyane n'umunani wa munani wasigaye niwe natazemo itike injyana i Butare banza berekeraga nka 900 cyangwa 700 cyangwa 900 tekereza ibase ariko ubwo ntabwo yari bukwishyuze kuko ubushobora kwishyuza premier ntabwo ari bunyikize ko niwe wamamagaye yari yakunze tala yawe impano yawe kabisa urumva yaho ngaho mpageze dukora indirimbo mpura nawe mpura na Sandrine mpura na Mike Karangwa by the way twaragumanye bose na n'ubungubu abafite iriya connection nagumanye kiriya gihe na n'ubungubu Tom Close icyo gihe twahuriye muri studio kwa Morix ariho nawe yazaga gukorera ndibaza sihora niho nyine ni kwa Morix muri Morix i Butare ujya ku isoko ahantu gutya ruguru y'umuhanda urumva none abasitari bose twari tumaze guhurana ubanza na Ben twarahuriye suba wumvaga umeze tuwe nawe abantu icyo gihe bari nafashe umwanzuro
uragira umwana ajya muri segonderi aje kuririmba ari ubwa mbere akinjira muri studio ahuye n'abo bantu bari bakomeye muri Salus Relax uhuye nabo live abantu benshi bari bazi amajwi yacu n'amazina ariko amasura akiri yari ataraba menshi ahantu hose hanyuma none ukabigerekaho guhura na Tom Close bro Tom Close yari nka ba Chris Brown mu bihe byacu no the band yari maras asohora yego ngira yego ya na Morix bakoranye na Morix ariko the band nabwo nawe yari amaze gukomera yari akazi cyane ko the band igihe cyambwira yego the band actually nawe yari amaze kujya hejuru bari kuri bimwe n'aba platini n'umukobwa witwaga Rosie yari umustar hariya good player Rosie na platini yari yaciye rusa n'ubyibuka ariko hagati aho ikindi kintu icyo gihe ntabwo nari nkuzi isura ntabwo nari nkuzi isura ariko twari dukodesheje iwanyu amukodesheje iwacu Yatima ahantu bita Yatima kurya nyuma mu mazu nakita ko yakitwa ko yari ayacuze kwa Iba ahantu Iba yabaga mwakodesha cyane rwose none Iba akajya mbwira nyine ngo azampuza nawe asli byanyabyo man akarabaye utagora yibwiye mbere me wari umunsi man yewe bararabitse utuntu twinshi cyane wabaye kurya nyuma muri quartier mu rupango ntago ndi burwita urwacu kuko ngiye nararirwaga kwa tante ubwo naze kwakura mu mazu yacu kuko nta ruhare ngiye nari nyafite ayo mazu ariko budibo bandeze banyuma ya jenoside byose ya niho ariko twese twarahavuye iyo kandi Iba yarahari niko yarahari ariho twahuriye na Iba ariho twamenye amazu yabaga imbere gutya Manex ukuri ayo ngayo ni twabaga we nande bro ni urumva wa mu bofu nakubwiye wa akazi twarimutse kujya hariya nyine wowe nawe none sister wanjye n'abana be ayo ubuzima bw'ubugufiwa hanyuma Iba arimo aravuga ni petit frère ni umwana wa tante nibo bandeze is like my brother nako ni my brother is my young brother so akajya kubwira ntabwo yagucira amafaranga nawe akajya kubwira ubwo azahuza ngo nakoraga kuri Salus birumvikana yagombaga kuduhuza urumva twagiye guhurira i Butare iyo already niho amakuru komeza riraryoshye aho uriho ruzingiye ntabwo nageraga nibanga kuko sinigeze mbikubwira na hariya nubwo narumva kandi biranunguye imyaka yose tuziranye ni nabwo bimbwiye ubu ngubu nicyo kintu tugomba guhita duhura n'ubundi urumva akantu gato iyo kabayeho connection yiyongera no actually ikintu binyeretse wenda urakomeza story ariko binyeretse yuko ushaka gushyira impano apana ikimenyane nanjye buriya nubwo no kubimbwira nta n'ikintu byari guhindura iyo nsanga utazi kuririmba cyangwa udafite indirimbo nziza Iba ariko arimo arakubeye kuko nta kintu yari kubihindura kuko nawe mfite na petit frère uririmba ndazizi urabizi byose istori zose urazizi ndazizi yararirimbaga kandi yarazizanaga nkaziyohereza muri Yahoo ariyo babyita ngo muri Kavune warahazi wowe naramubwiraga bro ibi bintu si ibyawe banza ujye kwibyiga numara kubimenya uzaza ari indirimbo tuzikira aho kuvuga ko gusa ngo nkora kuri radio ngo ugomba kuririmba kuko mpakora ntago ari byo bizakugira umunyamuziki mwiza n'ufite impano yo kubikora kubise story rero ubwo utanzi Iba yakubeshye nako ntago yakubeshye ahubwo ngo araduhuza araduhuza no twihurira neza yo ajya nkureba nkabaza ko se bimubwire cyangwa byihore nkabona n'ubundi muranyikundiye nkabona aka kana kari kuzenguruka aho ngaho
MJire uramwibuka nawe yarabaga hariya yari umustar ukaze cyane MG. akantera courage ndavuga reka mbanze nkora indirimbo nimara gukora indirimbo ubundi ninjya kuzibaha Sudi ninjya kuyimuhanza ahita ntanabimubwira urumva niko nyine nabitekerezaga sister wanjye rero mukuru ubu ari aho ngaho niwe wahamagaye Ludovico arambwira ati wowe kabyara we ukagira imana we n'amafaranga uwo mwana muri kurataje kwishuri buriya niko mwambuze arambwira ati ntagire ijoro rindi arara aho ngaho na za ndirimbo sinazibahaye ariko Ludovico yarazintangiye ubwo nzi ko twagumije gukina indirimbo nyewe mpamvu nigeze kuko wongeye kugaruka ukoze indirimbo ya mbere uyu muntu ntabwo muzi mani uyu muntu ntabwo kera yaririmbaga kuko ariko uwacu uri mu yindi shusho itandukanye nyine n'iya mbere urumva nari umwana ibintu byose ndi kubikora nyine ariko nyuma yaho urumva tabwira Ludovico ambwira ati ntagire irindi joro arara aho ngaho ajya ku ishuri ubwo se bahise babwira indi minerivare urumva bagombaga kuyima ntago mu rugo bari bakaze cyane ku buryo wababwije ku buryo barabyumvaga kandi indirimbo ya mbere nasohoye narayizanye barayumva muri radio bumva ni nziza n'abaturanyi nayumvishije bamwe baza mu rugo baravuga ati ziko umuhungu wanyu yabaye umuhanzi byarangiye bayumva kuri radio be expecting ko n'ubundi ikintu nk'icyo nshobora kugikora en fait ntago babigize BigTown icyo yakoze yanshubije ku ishuri arishyura minerivare agenda ndicara ndiga urumva niho nahise nsa nk'umuntu ugiye kubura ariko nkajya numva abahanzi bari bahari ba Ben Paul nigeze kumukubaza Ben Paul wandaririmbye ishyamba si ryeru namba na diplomate Junior yitwaga Junior right Young Junior abo bose nabumviraga ku ishuri njyewe za nefsis za groupe zaje noneho baransubije mu buzima busanzwe uri musivili ari nk'abandi bose baragize umusivili baransubije ku ishuri amapetero sinabanye kwa ba Tom no kwa ba Ben no kwa bandi yose barakubise hasi ariko story warazuka ku ishuri s'abana bakazakira cyangwa umva uri muri nta muntu ashobora kubyemera ibyo bintu byari birenze byari bikabije hagati ba Ben mane ba Ben na ba Tom Cruise twaducinga mu studio ntabwo ibyo bintu bari kubyemera yibase ntabwo bari kubyemera banumva nakari kuri radio ntibabyemere bavuga turi muri simbukuruza Tom yararenze bro Tom yararenze yari umuntu kiragiye nyine nawe urabizi ko hariya none n'imiziki kiragiye yari imeze nk'ifite izindi mbaraga ziteye ubwoba ku buryo wibumve ko n'inkweto Tom yari yambaye icyo gihe nyibuka kuko naramwitegereje pe utavuga ndabibuka ko ntabwo wavugaga umva naramwitegereje Tom uko akuramo inkweto yinjira muri studio uko yicara iyo nkweto ndayireba uko Tom aganira na ba Morix ibyo byose narabireba ariko umuntu nawe yakuzengereje kabisa ubanza gushaka byatari kandi turi gushaka ko haza yanze Asefari turapfa iki cyatuma utaza ngo dusuhuze yamaze gufata fresher ubanza da arimo aranyumva bebe muri kumva studio ngwino wumve studio ngwino wumve ngwino uvugira nta kibazo fari kuko ngiye wantinya dufite icyizere kuri wowe ukadusuhuza nikiraza amasinde ndasuhuje mbari wakihanganye mbari please ibintu ry'icyangwe uzibatera ntaribi cyangwa wabanza ukanakirya ntaribi kuko abantu baragukumbuye barimo barohereza n'amamesage ngo turanagukumbuye izo message ziri hano ni naze urabyemeye ngo arabyemeye ubwo nabyanga oya ntago ari bubyange
yabyemeye turamwizeye muryo umunyu mwihanganya araje abasuze Vannesa. Reka twe twumva story z'umugabo we Rugamba Yverry. Ubwo asubiye mu buzima busanzwe, ishuri uraryize urayirangije, hanyuma umaze umwaka uriya mwaka ni umwaka n'igice wamaze utarajya ku Nyundo. Wari urimo urakora iki? Wategeza kongera gukora umuziki? Wategeza gukomeza kwiga university? Byari bimeze bite hagati aho ngaho? urumva nkijya aho ngaho hagati mu ishuri, hagati nibwo Clement yateguye amarushanwa. Nibwo Clement yateguye amarushanwa. Ukirimo kwiga aho ngaho? Ukirimo kwiga nahavuye ubwo nibwo nari ngiye ngiye gufata section muri etake. Niho nahise niho Clement yateguye amarushanwa. Ayo marushanwa nyajyamo ndayatsinda. Ni ukuvuga ngo iyindi myaka isa nkaho ari 2 Clement dushobora kuba twaramaranye nk'ibiri cyangwa 1 n'igice. Nibwo byagiye kugongana. Guma ya mbere iba kuko ndabyibuka ko Clement njya kumubwira ko ishuri n'umuziki biri kugongana, namusanze kwa Ndamage. Agitangira barakoranye n'ababo. Si kwa Ndamage bakoreraga? Niho bakoreraga. Ndibuka ko na Clement yakoranye na Bobo igihe. Aho ngaho rero nibwo namubwiye, ndambwiye sasa amashuri n'imiziki ndabona birimo biragongana. Ahubwo icyo gukora naba mbihagaritse, ahubwo narangiza nasoza amashuri nkaza none tugakomezanya akazi. Nawe arambwira niba wabitekerejeho it's fine, nta kibazo rwose, wagenda ukaba ukora utwo ngutwo ubundi ukazakugisha inyuma. Ubwo ubundi nuko Clement namusezeye icyo gihe, mpita mfata wa mwaka wundi wo kwicara kuba ibintu nyine. Akazi nakoraga nigishaga amakorari mu masengero. Ariko izo korari bazigisha gufite ubuhe bumenyi? Oya narizi ko nakorari z'abana zo mu badive. Urumva ntabwo nari nkiri mu bana, nari ndimo ndagenda nkora, ndabona arabigishaga. Nta cyari combination, no guhuza amajwi, nta kindi. Ugiye ku ruhande ukamwipa ko wamugarura, apana kuvuga ngo murajya muri za clé de sol za kingo muri za oya, ibindi nta byari birimo, ni amajwi gusa. Ubundi ari nka practice, si ukwigisha, yari nko kubakoresha practice, ariko ziba ziri seriye ko noneho zirimo umuntu ubizi cyane. Nakoreraga amafaranga menshi uzabikinisha. Icyo gihe nyine urangije secondaire nari mfite nk'amakorari, nk'5. Korari imwe yampembaga nk'ibihumbi 20 hagati mu 30 n'ibihumbi 40 ku kwezi. Ariko mu cyumwe muri 2 semaines bakampa hafi. Ubwo niba ari 30 muri 2 semaines bampaga 15,000. Urumva nyine nka buri cyumweru nagombaga kuba mfite mu cyumweru, nka buri munsi nagombaga kuba mfite nk'ibihumbi 40. Nagombaga kuba mfite nk'ibihumbi 35 buri cyumweru. Oya, icyumweru ni make, ni bwa ku munsi kubera korari, kubera ko buri byumweru ntibahuzaga iminsi. Umpaye 15, umpaye 20, gasa nko ku munsi umwe cyangwa mu minsi 2 mfite nk'ibihumbi 35. Wataye kuba umukino uri umwana mere. Icyo gihe nari mfite ibiciro aho. Oya, ahubwo ni menshi byatatse. Twe twageze secondaire ari cyo twe twimariye me. Njye natangiye gukora ku biceri kera kuko na skizigize gutegura talent detection. Zabaraperi ibintu byo kurapa. Ntumbwire ngo ndape. Zibamo uwa kabiri. Arapye se kandi batumye abaraperi. Njye nararapye. Warapye? No kwiyandikisha muri talent detection. Ahantu utari guca bro. No mvitse imikirenze. Kwiyandikisha muri talent detection byari 2,000. Kandi no kwera ko ntari nzi gutandukanya ama publicity n'abantu bazakora. Muri publicity harimo Riderman,
harimo Negji de General, harimo KGB. Njye nari ko nzarushanwa nabo ngabo, nagiye kwishyura 2 byanjye nzi ko nzarushanwa nabo ngabo. Ujye kurashana na ba kandi Riderman mukura niko nari mbizi ndayishyura ndagenda ku bw'amahirwe mbona ntibaririmbye, abari bari Nyamirambo ni ngiye wabaye wa mbere Nyamirambo, uzabaze skiza kandi detection Nyamirambo ni ngiye wari uwa mbere Nyamirambo yose nk'umuraperi wa mbere muri Nyamirambo. ubu nta murongo n'umwe wibuka cyane nawo kandi w'indirimbo zizwi yaba za ba KGB zake ariko giye hari izo nari nzida, hari izo nibukaga ariko sinara nzibuka ubu ngubu kuzikora. gerageza twumve ku murongo wawe. Demarche iteye ishoze gangster ntajya ava muri jumper, ingendo y'ubushishozi life yiwe ni nk'urugamba, ni ibintu nk'ibyo ngibyo nk'umuyaga w'Rwanda n'akomoka ntayitwaza ku bw'umurimbo no mu black cyangwa mu green nko mu muco w'amaniga ya kera. California ni nk'igikoni ikintu gihiye nta ndwara gitera, kuguruka bizwiho nubwo rwose atagira amababa, ahora mu mikasiri nyanja y'ibihoramo imiraba. Ose si ibyo ngibyo iyo bayita umwana w'imihanda ni indirimbo ya Riderman, nimwe mu ma classic hip hop nyarwanda kabisa. Nibaza ko dukoze urutonde rw'indirimbo z'inyarwanda za hip hop zibiye byose, umwana w'imihanda idashobora kuburaho. Irandirimbo iranditse kabisa. Indi nakundaga nawe twari tutaziranye, ubuzima muri ghetto bwo bwari kimwe, umutsima niyo yari indyo nk'ibisanzwe, gangster duheruka kurya ugikambakamba, twabayeho nabi ntutinye kubivuga Jay numwe nkawe. Uyu ni Jay Paul. Yeah man, ariko classic hip hop zari danje bro. Njya nzikina nk'ahantu hari nk'amapari nkareba uburyo n'abantu bakuze n'abakiba aba bajama bada hip hop. Umuntu witwa Jay Paul, umuntu witwa Bulldog, umuntu witwa Riderman, umuntu witwa Fireman, Green P. Green P bagize ikibazo cy'uko amasingo yabo ntabwo yaciye ibintu habo bajama bandi. Urumva na Fireman nawe yarokotse nyuma ya nyuma yo gusenyuka kwa Tough Gangs, nibwo yatangiye gukora ama singles afite imbaraga. Green P umuraperi mwiza n'abantu banamukunda n'amaslenge, ariko keretse ya indirimbo ye wavuga ngo yahitinze mu Rwanda ya hip hop. Abakunzi ba hip hop banyumve neza kuko nzi ko ari umwe mu bantu abantu bakunda hip hop bakunda, twe twanariza nk'abanyamakuru tukareba ibintu biba byarabaye popular cyane. Ariko indirimbo actually niwe muraperi wa mbere namenye kuko niwe wa mbere atangira we na Jay Paul, Green P na Jay Paul muri ya ndirimbo hariya bayita gute Imfubyi oya nagari Bulldog, imfubyi ni Bulldog. Tough Gangs itangira kabisa, Green P ari kumwe na Jay Paul. Rikiki niwe waririmbiye chorus kandi niyo ndirimbo actually ni nkayo yo drapo rya Tough Gangs. None ndayibagiwe ranje n'ama lyrics arimo araza agahita agenda kandi ntiyazakarabona utari buriye dushaka kwicuma ariko nyuma yaho nyine amasingo ye ntago nibaza ko yahitinze. Arakoze cyane n'abantu bakunda rap cyane, nibo bari deep cyane muri rap, ariko abantu bakunda ama pop ntago amasingo ye yahitinze nk'amasingo ya Jay Paul, singo za Bulldog, singo za Riderman we n'undi yahoze akora wenyine. Ariko mbere yahiye muri YouTube Soldiers za Baneke de General na Fireman nyuma rero nawe nibwo yaje guhitinga cyane. Pifla nawe ni mbere ari nabwo agiye muri Fireman ndakeka. Fireman kabisa. So biro n'abaraperi bari classic. Uyu munsi dufite abaraperi nabo bafite amazina ariko ugasanga amazina yabo ntagahura n'indirimbo zabo. Sinzi nimba tutagiwe nk'umuntu izina Kevin afite riteye ubwo. Ariko izina Kevin n'indirimbo ze ziri hejuru, ariko nyine byo mvuga hejuru ukora indirimbo zihangane n'ama pop songs. Ni rakuri kirya gihe wasaba kwicuma hit song mu gihugu cyose ahantu hose uciye, cyangwa umwana w'imihanda ahantu hose uciye.
ariko nibaza ngo James ngo arahari ngo ndi ngo arahari kare yabaga ari hip hop ka izirusha zose nyine ituyoboye wabyanga inkoni y'icyuma kuri hejuru. So nibyo ndimo ndavuga. Bushari yaje arabikora actually. Bushari yarabikoze kuri album ye ya mbere. Sinzi singo za ndirimbo za hari za Bushari zigeze kutuyobora muzani ni mwebwe nyuma yaho hari indi album ye na iri izindi ndirimbo nazo zatuyoboye. Iriya ndirimbo aririmba ngo karaka ngo atashye hariya ndayibageye Bushari nziza byatare. Iriya album ye ni nziza byatare ya. Ariko uyu munsi Kevin nawe gitangira byari fresh na agasima indirimbo yitwa Kugasima yarayoboye bro. Ni indirimbo ya hip hop nziza byatare na Kevin amakorosi ya Kevin yaratuyoboye mukuru. Oya aho ngabo babiri barakoze bafite umwaka ufashe ebana ni nabwo arena rwose yagiye ishya ukabeza bafite n'ubushobozi bwo gukora indirimbo zatuyobora nanone barabufite ahubwo babitekerezeho. Ni strategy kugira ngo ukore pop ya hip hop iyobora abantu. Ni strategy nyine niki babitekerezeho. Ari cyaba rapper nyine ajya muri pop byatara kibintu nyine akibagirwa ko gucuruza kuko hari hip hop iri ndani hakaba na hip hop yo gucuruza ziratandukanye. Yeah. Yes, Yverry. Hanyuma uje ufasha umwanzo wo kujya kwiga umuziki Konyundo. Konyundo rero buriya naho nubwo nagiyeyo maze nk'icyumweru ndi kubyumva ariko ntarafata umwanzuro. Urumva Konyundo kugira ngo urumva imiziki ya kera yateraga n'agahinda kenshi. Subizi? Ntabwo mbizi mbwira. Bateraga agahinda gute? Ndabizi. Ntabwo mbizi. Kuko hari ibintu mbanze cyangwa nkeka hari n'ibyo ntemeranyaho n'abantu. Oya urumva icyari gihari kubera ko kera yari radio na televiziyo gusa. Umunyamakuru mutaraho atarakina indirimbo yawe aho yaba ari hose indirimbo yabaga ntibayimenyaga. Nta option B yabagaho nkuko ngubo zihaba za IG zibaho umuntu nubwo umunyamakuru yaba atamukinye aho ku rundi ruhande ubu ufite uburyo bwawe nyine nawe wakwipromotinga kera ntabwo bwari buhatse. Kandi usanga indirimbo zihari zabaga ari nyinshi. Zabaga ari nyinshi ba James basize indirimbo hanze ba Meddy ba Bene babandi bose nakubwiye hejuru ba Riderman ku buryo nyine top 10 n'ubundi yabaga irimo indirimbo amazina nawe top 10 ya kera wakoraga niyo ngo urabona ko nyine ntabwo biba bimeze kimwe. Ya kera baga irimo ubugome bwinshi cyane. Ubugome mu buryo buri positif ariko yabaga irenze. Urumva ureke ubu ngubu nyine nk'umuhanzi mukuru ujya kubona ko wenda afashe time yo kuba akoze guhuza gukora utundi business ubanza kera aho tutabaga duhari ari umuziki hari na mentalite zirahinduka ko abantu banakura. Niyo mpamvu kuko impamvu ngo byari byoroshye kera washoboraga urumva byaramaradi yari makeya no kuvuga byari byoroshye guhitinga. None kuko nimba radio imwe ikinnye abantu nta trace nyine nizo bumvaga ubu ngubu biragoye kuko ama platform ni menshi cyane. So kiyaye rero umuhanzi wabaguzi game uzi uburyo ashobora gusobanukirwa n'uruganda yashobora kuba yanagusanga muri radio akinjira no muri studio akava n'indirimbo y'ikina. Ahubwo ikibazo cyabaga kiriho abo bantu babageraho uti nicyo wenda nakumva nicyo kandi koko nta muntu ukirwaho n'abantu bose ntabwo byakundana n'ibintu bikorwa n'abantu bose bro. Ntabwo byari gupfa gushoboka kugira ngo ibyanjye bize gushoboka mo gakeya niba ubyibuka neza si babantu bavuye butari bamaze kumenya ngo uyu muhungu azi kuririmba koko. Mushiki wa Doviko se umwibuka? Ashante asinda ubundi Ashante ubundi we yaje urabizi ko yasiza kwisanga. Byibura nkavuga ni hano Isango Ashante ariho Sudi ariho na Sandrine. Hari undi mugabo witwa MM.
urumva byibura nabaga nshobora kubyibuze hariya ku ndirimbo nasohoye nashobora kabiri kabaga niko konyine naho kabaga ari kenshi kuri radio kuko ashobora kuvamo naragikubwe cyane iri on top so ubundi aho ngaho niho byaje gukundira ariko uribaza ngo iyo ntaza kujya Butare twari buhurira bro ntabwo nyine byari kuba ari ibyawe wari gushushanya ukagifasha aho nako bof nicyo urumva kera nicyo kibazo kibaho uko abantu badasobanukirwa yuko imigisha y'abantu ntabwo ari imwe gukora ibintu twese ntabwo ari ibyo twaremewe gukora nubwo nimba bitari bugukundire nyine ubwo systeme nyine ntiyagukundiye shaka utundi turimo bajya bavuga njya murumva amasire ngo ushaka utundi turimo tw'abahubwo two gukora nicyo kintu cyabaho rero nicyo kintu cyabaho ugasanga abana aho gushaka ama option B ahubwo bashaka kwishyiramo systeme kandi ntabwo byashoboka ko twese dukora ibintu rwose ngewe nabo umunyamakuru nari kubabara ngo radio sinanda amaretere nsaba ngo banyakire se ntibanansubize niyo munsi njya mvuga ko ari amaretere nyirindire ko ansubizwa urumva nanjye hari umuntu ntegereje ko akina indirimbo yanjye pe nasubwo nari kukurakara nkajyana ngo amaradiyo ngo systeme ngo yitangazamakuru mu Rwanda no ntabwo ngiye ibyo bintu byari kuba byankundi cyo nari gukora n'iki nari narije economy ubundi nari kuba ndi n'umukire bro nyobora nka Benere ariko rero ibintu nistanzemo man yewe nari ndi kuyareka ngaho ibibazo bari kwigana wari ufite ibibazo yewe nabuze wapi ndavuye bakora ko ndakugenda nike ubura ko ndi nka minisitiri w'imari bro ibintu mwanzanye ho hano ubura ko ndi nka minisitiri w'imari cyangwa ndi umukirurana yakora ibyo kuko na nyuma y'ibyo ngibyo by'imari nabwo hari urundi rubanza ni ibibazo bro uri ibibazo mbanda umwe mu babanki bakomeye mu Rwanda ariko nta kundi nanjye mu muziki reka twihute iminota yagiye reka twihute uru rugendo rukuntu wisanze hariya unansabire Vannesa kugira twinjire mu nkuru z'urukundo zawe na Vannesa kuya mbere ko tuza gusoza ndimo ndabona iminota irimo iratujyana urumva bro Mana marenga ari anateye ubwoba kereka ari uranga bani ariko waje ntago yatwiteguye bari ngiro manzo soze none ejo basizabikira kuri live kubeshya bani ngwino ngubwire gato ndikukumva wamba warukigira no hino please nukuri ndimo ndagusaba imbabazi kandi dore n'abakunzi bawe barimo bagusaba imbabazi ngwino mwana musuze gatoya ngwino usuza abakunzi bawe Vannesa naga peace gusa naga peace ngo muvugire gari gusinziriza ubwana yego nibyo ari gukora acha waruka dutuza koko ihangane si ubwa mbere mbigusabye Vannesa si ubwa mbere arirukanse arimo ariruka agari kwitana basi nagaruka dusuhuza nagaruka numva ndakomeza ndinginge ndebe